Rwandan Leaders Fellowship, young leaders, new and seasoned couples, distinguished guests, mwiriwe. Nishimiye kubana namwe uyu munsi tuzirikana agaciro ko kubaka umuryango uhamye kandi tunibukiranya inshingano zacu twese zo kuwusigasira. Ndashimira ubuyobozi bwa Rwanda Leaders Fellowship kubera iki gikorwa ngarukamwaka kitubera umwanya mwiza wo guhura no kuganira ku nshingano dufite nk'abayobozi mu kwimakaza indangagaciro zubahisha Imana mu buyobozi arizo instilling godly values in leadership. Nagira ngo mbashimire kuba mwaratekereje ku isengesho ryacu ndetse n'ibiganiro by'uyu munsi byerekeza ku murage mwiza wo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye, kuko twemera ko umuryango ari umusingi itorero n'igihugu byubakiraho. Bavandimwe dusangiye imyemerere, ntitwabura guhangayikishwa n'ibihe turi kunyuramo, aho isi yimitse kwireba, kwikunda bifata indi ntera, aho inyungu z'imiryango community muri rusange bitagifite umwanya, aho umuntu yahindutse ntibindeba, inda, ubunyamaswa n'izindi ngeso mbi zose zikabyuriraho, bigatuma za ndangagaciro z'umuryango, ibanga ry'abashakanye, ubwitange butizigama bitagihabwa agaciro. Dear guests, it would be pretentious if I said that for every marriage and every family to be perfect, I can offer a guarantee, a promise, an unbeatable advice. So before I go any further, allow me to offer it to Imana y'u Rwanda in this prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for the gift of family and for the blessing of gathering in your presence. We pray that every home here may be filled with love that is patient, unity that endures, and wisdom that grows stronger through trials. Father, we ask that you bless every couple here with the courage to nurture something greater than oneself and to make that choice again and again in our homes as in our communities. After all, how could we ever forget there was a time when families were torn apart, when bonds were broken and the soil of our fertile land ironically seemed barren. Yet you, Lord, restored possibility out of loss. You taught us the preciousness of family through the pain of its absence. May we never forget this lesson, and may we always guard our families as treasures from you. Dear Lord, teach spouses to be advocates for one another, to recognize not only their strength, but also their imperfections with compassion. Remind us that neglect does not always arrive with loud conflict, but can slip quietly into the days when we stop paying attention. Let us be aware. For such busy lives we all lead, such conflicting priorities we must tend to all. The Rwandan woman attempts to juggle substantial responsibility and personal accomplishment with admirable grace. You'll pardon my bias, but I have borne witness to this myself. You deserve flowers. And the Rwandan man strives to carry his family's good name, the peace and principles of their home, the promise of a family's future and lifelong security with humility and poise. Once more, I have been blessed to have witnessed this myself, and you too deserve your flowers. Still, what loaded plate for us all. So how do we make the space to ensure significant others, our families, also feel our affection and emotional support, not just by reaping the benefits of our effort,
but through our mere loving presence. Lord, we ask that through the wind of life, you keep us attentive, patient, and willing to serve. Lord, we pray that our children grow into compassionate and responsible leaders governed by faith and love. May our homes shape them into the clear-headed, principled, and compassionate people they are meant to become. We thank you, Father, for hearing these prayers. Bless our family. Bless our families, bless our rebuilding nation, and bless the generations to come. Amen. Babyeyi kandi bayobozi bacu bakibyiruka. Urugo ni u Rwanda ruto, urugo kandi ni ijuru rito. N'umwana w'Imana yavukiye mu rugo, mu muryango. By'umwihariko mwe mukiri bato igihugu cyacu cyabagiriye icyizere kibaha umukoro ukomeye wo kubaka umurage mwiza tuzasigira abazadukomokaho. Nagira ngo rero uyu mwanya uze kutubera wo gufata ingamba zihamye zo kuba intangarugero mu kubera urugero ubushyo mwaragijwe. Izi nshingano rero nta handi zitangirira atari mu ngo zacu. Iyo urebye usanga imwe mu mpamvu zituma ingo nyinshi zisenyuka nuko bamwe bashyira imbaraga mu gutegura ibirori by'ubukwe kurusha gutegura urugo nyirizina. Mukwiye kumenya rero ko kubaka urugo ari ingenzi aho gushyira ubushobozi bwose mu gutegura ubukwe. Abarushinga bakwiye kwibaza ibi bikurikira, bimwe muri byo: ese tugiye kubana kubera urukundo cyangwa ni igitutu cy'urungano n'icy'imiryango? Ese tugiye kubana kubera ko mugenzi wanjye atwite? Ese ni impamvu y'ubushobozi mutezeho? Hano dukwiye gushishoza byimazeyo ku mpamvu nyakuri zo kubaka urugo. Aha rwose ndagira ngo nisabire by'umwihariko abakiri bato, nk'uko tubona izindi mpinduka muzana mu iterambere, muzadufashe no guhindura iyi mitekerereze nk'abantu bakiri bato basobanutse kandi biyemeje kubaka u Rwanda. Bayobozi bato bacu, igihugu cyacu gifite amateka asharira, ariko mu rugendo rwo kuva ikuzimu tujya ibuntu, imfura zabanjirije zaciye karande y'amateka mabi. Imfura kenshi nizo zigaragaza nk'abayobora inzira mu muryango, zikanyura rimwe na rimwe mu bigoye cyangwa bigaragara nk'aho ari bishya, ndetse zigashyiraho umurongo akenshi abakurikira bakurikiza. Nk'inkingi ikomeye y'ubuyobozi, kenshi ababyeyi babitegaho byinshi, yaba ibivugwa n'ibitavugwa. Ibikorwa byazo bikagira ingaruka mu muryango wose. Nk'uko rero bimeze ku mfura, namwe mwese mwateraniye hano muri abayobozi bato, navuga bari mu cyiciro cya mbere cy'ubuyobozi mu gihugu cyacu, ariyo first generation of young leaders. Munyura mu mbogamizi, muri kugira uruhare runini kandi rw'ingenzi. Intsinzi zanyu nizo zizacana urumuri rw'impinduka z'igihugu cyacu. Hari abagitekereza ko ibyo twagezeho nk'Abanyarwanda tubikesha gusa ibitangaza by'Imana, ariko Imana nayo ifasha uwifashije. Muragijwe inshingano zo gusigasira ibyo bakuru banyu badutabaye barwaniye. Mwubakire mukomeze imihigo yo kuba intangarugero mu ngo zanyu, mutibagiwe no mu nshingano zanyu z'akazi, bityo mukabye inzozi z'abatubanjirije. Hari inshingano rero ufite nawe ubwawe mu byemezo ufata mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu buryo ubana n'uwo mwashakanye, no mu buryo urera abana bawe. Uruhare rwawe ni rugari kandi rurihariye. Imana yaguhaye igihugu, iduha indangagaciro, iduha n'ubwenge. Tubikoreshe neza, ijuru duharanira tubanze turyubakire hano ku isi. Nta handi twatangirira rero atari mu ngo zacu. Bene Imana, bene u Rwanda, gusesengura neza impinduka z'ibihe, z'imigenzo n'iz'imico
bidufasha kudasigara inyuma mu mitekerereze. Hambere umugabo yahahiraga urugo akarurinda, akaba umutware mu muryango we. Umugore nawe akita ku rugo, akarera abana, akaba mutima w'urugo. Ibihe uko bihinduka niko n'inshingano z'abashakanye zigenda zihinduka, akaba ari nayo mpamvu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari kimwe mu mahitamo twagize nk'igihugu. Ubu navuga ko mwantesheje inshingano zanjye, ariko kubera agaciro mpa young leaders, ubu mutagira ngo nakererewe ku mpamvu nka zimwe Tom yavuze, ariko nagombaga gufatanya gusiga nsezeye uwo twashakanye wari ufite urugendo nkahava ataranagenda kugira ngo mbasange. Ubwo hari inshingano ntujuje, ariko yabyumvise kubera agaciro abaha. Ese uko ibihe bihinduka niko natwe twiga ko ku gisobanuro nyakuri cyo kubana n'inshingano za buri wese. Ese umugore wawe wabyaye usobanukiwe impinduka nyinshi z'umubiri zamutera amarangamutima udasanzwe umuziho? Hano ngira ngo abaganga baramfasha kubisobanura. Uruzi ko abashakashatsi bagaragaza ko ku mugore utwite 1/6 cy'ubwonko bwe kigirwaho ingaruka muri ayo mezi y'imvune nyinshi. Our brain shrink. Bari mubizi? Mujya mwumva pregnancy brain, mwaratubonye ukuntu tugira amazinda, ukuntu twibagirwa. Ahubwo se wareba amajoro arara yonsa umwana arira, ntihari ingaruka zumvikana zamuhungabanya? N'icyo wakora kugira ngo umubere ka kabando muri iyo minsi itoroshye? Ese umugabo wawe uhangayikiye guteza imbere umuryango, umwumva ubishyizeho umutima, mukajya inama, ukamubera isoko avoma imbaraga zo guhangana n'ibimurushya? Ese mwibuka guca bugufi iyo mwateshutse ku nshingano zanyu, mugasabana imbabazi, umwe akabwira undi ko mutari mugambiriye kubabazanya? Bigaragara ko bamwe bagereranya ubuzima bwabo n'ibyo bareba mu mashusho ku screens. Ubu murambabarira kuvuga ibi, ubu nta gice cy'umubiri kitagurwa. Nyamuneka tuzirinde ko ibishashagiranya cyangwa ibiterano ari fake illusion byazasimbura ibyo dufite biramba nk'indangagaciro zacu. Hari ababigira n'urwenya bavuga ko muri za stages abatoya ntabwo nyamenya kuzitandukanya, bavuga dating bakavuga talking, sinzi ukuntu bikurikirana. Hari abajya inama yuko mukwiye kujya mujyana nabo mu datinga no mu swimming pool if need be, kugira ngo mumenye aho muzabana nabo mukajya guswiminga, twibisigaye byinshi bari ibiterano. Tuzirinde rero iteka kwirari rigore kukuri rigasenya icyizere cyagakwiye kuranga abashakanye. Bana bacu, bayobozi beza, uko abatubanjirije babayeho siko turiho, siko n'abazadukomokaho bazabaho. Bityo rero umukoro nabaha no kudashira amatsiko yo kumenya mugenzi wawe. Ibi ndabibabwira nk'umubyeyi, ariko ni mwebwe muzi icyo ingo zanyu zikeneye kugira ngo zibabere rya juru rito navuze. Ikibi ni ukunangira umutima tukanga impinduka. Hari ubwo tutumva uburemere bw'icyemezo cyo kubana n'undi. Isezerano ryo kubana ni ugutura Imana umwe wese uko yabyirutse, imico yigishijwe n'amahame amugenga, ukemera kwiga mugenzi wawe mukaba umwe, ko ababaye umwe ntibahemukirana. Bisaba kwigomwa no kwirenga kugira ngo koko abashakanye bunge ubumwe. Icyo ni cyo gitambo nyakuri cyo kubaka urugo, guhuza imitima,
guhuza imiryango. Urukundo rurangwa n'ubwitange, kwihangana no kubahana nirwo rutera umudendezo usesuye mu rugo. Uwo munezero nicyo kibatsi nyakuri n'igicaniro cy'urukundo dusangiza abana bacu, nabo bakazabihererekanya uko ibisekuru bisimburana. Bene Imana kandi bene u Rwanda, birakwiye kongera gushyira imbaraga muri gahunda yo gutegura abifuza gushinga urugo. Ngira ngo na mbere yabivuzeho, ababyeyi n'imiryango nabo bagomba kugira uruhare mu gushyigikira no kuba hafi y'abana babo, tutazasanga twaratezutse ku nshingano zacu zo kurerera igihugu no kwita ku murage w'umuryango. Burya ubusitani butoshye tubona buturuka ku isoko ry'amazi ibwuhira n'aho bwuhirirwa. Abona u Rwanda rwacu rutoshye, rutekanye kandi ruteye imbere, ukabona n'Abanyarwanda basobanutse, ni ukubera ko umuryango ubabyara ukabarera wunze ubumwe kandi ukonsa u Rwanda n'indangagaciro zituranga. To conclude, I'm compelled to speak to us, the parents. You, the parents, the young ones. What you give your children isn't just words, it's you. It's your life, your example, your footsteps. They walk where you have walked, they echo all you have lived and shared. This is your most precious legacy. So yes, give them education, but more than that, wrap it in wisdom, guide it with patience, let it grow from love, and nurture it daily with the example only you can give. To the Rwanda Leaders Fellowship, we thank you for reminding us that the health of our family is the health of our nation. Your work nurtures seeds that will grow into generations of stability, faith, and unity. Let us continue to build homes that are whole, so that Rwanda will be whole. Let us pass down to our children the heritage of love and sacrifice, for in that heritage lies the accomplishment of a future we all determined to attain. Thank you for your kind attention, and God bless your families, our families.